Ibihe byiza wowe udukurikiye tuguha ikaze kuri Inema TV, nshimira n'abantu mwese mwakoze subscribe, ni ukuri aho uri hose wumve ko ngushimira mbikuye ku mutima. Inkuru y'uyu munsi rero tuyihereye ahantu mu rugo rw'abantu, ni ahantu ubona hari inzu ntoya ariko ikoze neza. Hari umumama ukiri mutoya ariko urwaye, umumama rwose ubona ko afite intege nkeya, yicaye ahantu ku ntebe arimo arota akazuba. Impande ye hari umwana w'umukobwa nawe ukiri muto uri mu kigero cy'imyaka 12 urimo amesa imyenda. Uwo mwana w'umukobwa yitwa Natasha, ari nawe tugiye kutugezaho ino nkuru. Natasha rero arimo aganira na mama we, ageze aho amubwira ati mama, ubu noneho simaze gukura rwose, noneho nkeneye kumbwira izina rya data ukambwira n'uwo ari we. Rwose mama, reba igihe nihanganiye, wambwiye ko ningira imyaka 12 aribwo uzambwira papa uwo ari we. Ngaho rero mbwira mama, papa ninde? Mama ubwo yahise ansubiza ati ariko Natasha mwana wanjye, papa wawe ubundi uramushakira iki? Uko njye nawe tubanye ntago bigushimishije? Hari ikintu na kimwe ntagukorera? Hari icyo ntakora ngo wishime? Nahise mubwira ariko mama rwose pe, uko tubanye biranshimisha kandi nta n'icyo udakora ngo nezerwe, ariko nkeneye kumenya papa wanjye. Ubu ngubu mba nibaza n'ubundi papa wanjye turasa, papa wanjye ni muntu ki? Nibura se mama, papa wanjye ni iki naba naramukurikije? Mbwira nibura akantu kamwe mpuriyeho na papa wanjye. Nkiri muri ibyo mama ataranansubiza ahise atangira kumbwira ngo arumva atameze neza, ngo arumva atangiye kubabara cyane. Mpindukiye murebye koko mbona ameze nk'umuntu urimo no guhumeka nabi cyane. Nahise ndeka ibyo nari ndimo nkora, nuko ndiruka njya kureba umudamu w'inshuti ya mama duturanye, araza mfasha tujyana mama kwa muganga. Mama twamugejeje kwa muganga ubona ameze nabi cyane, ariko abaganga baradufashije bamuha ubuvuzi bw'ibanze, bamushyira no ku mwuka, nuko nyuma y'akanya gato cyane mbona mama atangiye kugaruka. Abaganga bamwitayeho cyane rwose ntako batagize, yahise atangira koroherwa, ariko n'ubundi nyine aguma ku mwuka, nuko rero bahita baduha ibitaro. Twagumye mu bitaro gutyo, nuko ndwaza mama wanjye. Turi kwa muganga hari umuntu mama yakundaga guhamagara amubwira ko amukeneye byihutirwa, gusa uwo muntu sinamenyaga uwo ari we, wabonaga mama ameze nk'aho adashaka ko mumenya. Muri iyo minsi turi kwa muganga rero hari umugabo waje gusura mama. Yari umugabo ubona ko ari umukire rwose umurebeye ku jisho. Yanaje aherekejwe n'abaganga baje kumwereka ahantu mama arwariye. Wabonaga ko ari umuntu wubashywe cyane. Yaraje aransuhuza, asuhuza na mama. Icyumba twari turwariyemo cyari icyumba cyari kirimo n'abandi barwayi, ariko hagati ya buri gitanda n'ikindi harimo amarido maremare cyane kandi atabonerana, ku buryo uwashakaga kugira icyo akora yihereye yashyiragaho amarido. Mama rero nawe yarambwiye ngo ninshyiraho amarido, hanyuma muhe umwanya aganire n'uwo mugabo ngo njyewe mbe nigendeye. Nashyizeho amarido nk'uko koko mama yari abinsabye, hanyuma niterera intebe inyuma y'amarido. Mama rero yatangiye kuganira n'uwo mugabo. Mama yaramubwiye ati Michel, rero urabona aho ubuzima bwanjye bugana, rwose ukomeza uku nawe urabireba, ndwaye indwara itazakira. Basanze mfite kanseri, kandi rero kanseri yanjye natinze kuyimenya. Nayimenye yarageze mu bice bitandukanye by'umubiri. Ubu rero rwose abaganga bamfashije ibyo bashoboye byose, ariko ubu ngubu ikintu barimo kumfasha usibye wenda kungabanyiriza uburibwe, kumpa uduserumu wenda kubera yuko ntakibashije kurya, no kumpa amaraso igihe yabaye makeya, no kumfasha guhumeka kubera yuko ibihaha byanjye ntibikibashije. Urabibona ko ndi ku mwuka. Rero si indwara mvuga ngo uyu munsi cyangwa ejo ngo izakira. Ni indwara niteguye yuko ubuzima bwanjye bushobora kurangira umunota ku wundi. Rwose n'aka kanya ubu ngubu nshobora kwigendera. Icyo naguhamagariye rero ni ukugira ngo uzasigarane uriya mwana wanjye Natasha, umufate umujyane umurirane n'abandi bana bawe, kuko nta wundi muntu mfite namusigira, nta hantu namwe mfite ho kumusiga. None rero Michel, ntugire ngo hari ikindi kintu naguhamagariye, urabizi maze iminsi nguhamagara ngusaba kuza hano tukavugana. Nicyo ngicyo rwose nagushakiraga. Urabizi neza ko Natasha ari umwana wawe, musigarane nk'umubyeyi we, nawe usigara umwitaho, ukomereze aho naringereje. Nabitse ibanga ryawe nk'uko wabinsabye igihe kirekire, sinigeze nangiza izina ryawe ngo hagire undi muntu umenya ko wabyaye hanze.
byose byagumye hagati yanjye nawe n'umudamu wawe. Ndagushimira ko rwose wabanye natwe ukadufasha, ukatwubakira inzu, ukanamfungurira ririya duka rikomeye cyane ngo twibesheho njyewe n'umukobwa wanjye. Mu busanzwe rero nta kintu byari bidutwaye, ariko ubu ngubu nta buzima nsigaranye rwose, mfasha nzaruhukira mu mahoro nimenya neza ko umwana wanjye wemeye kumutwara, nzi neza ko asigaye mu biganza bya se. Ubwo numvaga ibyo baganira byose nta na kimwe kincitse rwose, ariko nyine byarambabaje. Nashatse kurira kubera ibyo nari maze kumva, ariko ndihangana ngo batanyumva. Nubwo nari nzi ko mama wanjye arwaye, ariko sinari nzi ko indwara arwaye ari iyo kumwica byihuse gutyo. Nari nzi ko igihe kizagera agakira, akoroherwa nyine tugataha tugasubira mu rugo. Mama wanjye twikundanira cyane, ntago nari nzi ko agiye kunsiga vuba byihuse gutyo. Michel nawe yahise amusubiza ati ndabizi ko Natasha ari umwana wanjye, ariko kumutwara byo ntago byashoboka rwose. Urashaka ko umugore wanjye azamugirira nabi? Yakomeje kwiyumvira ati ushaka aho uzamusiga? N'ubundi nzakomeza mpamufashirize. Uriya mugore wanjye ntago yoroshye, sinzi ko rwose bashobokana. Uribuka ukuntu nawe wahavuye nabi cyane, akwirukanye bibi cyane? Rero rwose ntago nshaka izindi ntambara mu rugo iwanjye. Mama wanjye yakomeje kumwinginga ati umwana wanjye namureze neza cyane, namutoje kubaha no kwihanganira buri muntu wese, nta muntu n'umwe batabana kandi ngo bumvikane. Uko rero umudamu wawe azamufata kose, ndabizi neza ko Natasha azabyihanganira. Namutoje imico myiza, ntago azabatesha umutwe. Kandi niba utinya ko bazamenya ko wabyaye undi mwana, rwose ibyo ngibyo nushaka uzavuge ko wamutoraguye, nushaka uzajya uvuga ko ari umukozi wanyu, rwose simbyitayeho. Sinzi icyo uzabwira abazaba baje iwanyu, gusa icyo nshaka nuko azaba ari mu rugo iwawe umukurikirana nka papa we, umenye uko yaraye n'uko yiriwe. Michel ataragira ikindi avuga, mama yarananiwe, barampamagara ngo ninze muzamurira igitanda ngo amere nk'uwegutse, ngo arumva uko aryamye ari guhumeka nabi. Narinjiye ndamufasha, baba barekeye aho kuganira. Michel ubwo yahise asezera mama, nanjye aransezera ngo hari gahunda agiyemo zihutirwa, nibimukundira araza kugaruka. Mama yaramusezeye nuko aramubwira ngo ibyo amubwiye abitekerezeho. Michel nawe ati humura rwose nzabikemura. Ubwo ngubwo njyewe nari maze kumenya neza data uwo ari we, ariko ndicecekera. Mama agatotsi karamufasheho gatoya, ndamureka arasinzira. Ndavuga ntaho kangukiye, arambwira byinshi kuri data. Mama uwo munsi yari yiriwe ameze neza cyane rwose, atababara cyane, yari yiriwe aseka, afite morali, yigeze no kuva ku mwuka ho gatoya turatembera. Ibintu atari yarigeze akora na rimwe kuva twagera aho ngaho ku bitaro. Nari nirirwanye icyizere mvuga ko mama agiye koroherwa tukaba dutashye tugasubira mu rugo. Muri ako kanya rero ubwo yari asinziriye, nari ndimo nibaza byinshi ku magambo maze kumva. Mama rero aho akangukiye nahise mubaza nti mama uriya mugabo uvuye hano ninde? Mama yaranjijishije ambwira utundi tuntu yigira nkaho atumvise rwose. Ndongera ndamubwira nti mama uriya mugabo uvuye hano ninde? Mama ahise ambwira ati ariko Natasha ibyo uriya mugabo rwose bireke. Nahise mubwiza ukuri nti mama ibyo mwaganiriye byose uzi ko nabyumvaga, uriya niwe papa wanjye. None mama ibyo umugore we ko yakwirukanye byo ni ibiki? Mama ubwo ngubwo yumvise byose nabimenye, ahita ambwiza ukuri ati n'ubundi byose se ko wabimenye, ntacyo nyifite cyo kuguhisha. Uriya ni papa wawe yitwa Michel. Michel buriya uko umureba kuriya ni umuntu mwiza cyane. Mama atararangiza kuvuga nanjye nti gute se mama, gute ari umuntu mwiza? Umuntu utanzi, umuntu ubyara umwana ntamumenye, na n'ubu atari kwemera ko nzagenda akandirana n'abandi bana be numara kwigendera. Mama ahita ambwira ati Natasha ibyo nkubwira ni ukuri, Michel ni umuntu mwiza cyane, naho ibyo umugore we nuko yanyirukanye reka nabyo mbikubwire. Ababyeyi banjye bitabye Imana nkiri mutoya, bitabye Imana ntararangiza n'amashuri yanjye, nuko masenge ahita mfata abari gukomeza kundera. Masenge rero nta bushobozi yari afite bwo gukomeza kunyishyurira amashuri,
yahise ambaza umwuga numva nifuza nakwiga ko wenda we yawubonera ubushobozi. Niko kumubwira ko nshaka kwiga ibintu bigendanye no guteka kubera ko narabikundaga cyane. Icyo gihe rero yaranyishyuriye nuko niga umwuga wo guteka. Aho nkurangirije rero inshuti zanjye twiganaga zandangiye akazi. Nibwo natangiye akazi kwa Michel mu rugo. Kwa Michel bari abakire cyane nubwo muri iyo minsi matangira akazi yari amaze iminsi mikeya aribwo ashyingiranywe n'umugore we. Bari abantu bakiri abageni ariko nyine ari abakire cyane. Njyewe icyo nakoragayo kari akazi ko guteka gusa kuko bari bafite n'abandi bakozi benshi bakora imirimo itandukanye. Umudamu rero wa Michel nubwo wabonaga ari abantu b'abageni rwose yari umunyamwaga cyane, ubona ari umuntu w'umushiha bigoranye cyane kubana nawe. Muri iyo myaka rero nari maze kuba agakobwa keza cyane nuko Michel atangira kunkunda. Nanjye rwose nakoze ikosa rikomeye nuko nkunda Michel mbizi neza ko afite umugore kandi ko atadutunga turi babiri. Gusa rwose nanjye numvaga mukunze cyane. Twaje rero kuryamana nibwo natwitaga inda yawe. Maze gutwita rero inda ikiri ntoya cyane bitewe n'akazi nakoraga, umwuka wo mu gikoni nkubita ibiryo by'amoko menshi atandukanye bimpumurira, akazi karananiye neza neza. Umudamu wa Michel yamenye ko ntwite. Byaramushimishije cyane kuko yari amaze iminsi ashaka kunyirukana yarabuze aho abihera. N'ubundi yari asanzwe abizi ko mfitanye umubano wihariye n'umugabo we. Yari abizi neza ko Michel ankunda. Icyo gihe rero yahise anyirukana bibi cyane kuko yari abonye impamvu igaragara yo kunyirukana. Kuko nari ntwite akazi gatangiye no kunanira. Muri icyo gihe ariko umudamu wa Michel nawe yari atwite inda ya mbere, we rwose inda ye yari imaze kuba nkuru. Yaranyirukanye rero ako kanya sinahise mubwiza ukuri ko inda ari iya Michel kugira ngo ntateze umwuka mubi mu rugo rwabo, ariko n'ubundi nyuma yaje kubimenya. Michel rero ako kanya bamaze kunyirukana yambwiye ko azakomeza kumfasha. Naragiye nsubira kwa masenge, ariko masenge nawe amenye ko ntwite yaranyirukanye ambwira ko atigeze antuma abana. Nabwiye Michel uko byangendekeye nuko yiyemeza kumfasha atwubakira iriya nzu tubamo nuko amfungurira n'iduka ryiza cyane ngo njyewe nawe tuzabone uko tubaho. Ariko yakomezaga no kumfasha. Abaganga rero bamaze kunsobanurira iby'uburwayi bwanjye nibwo nahise mbwira Michel uko byangendekeye nuko musaba ko yagufata akakujyana akakurerana n'abandi bana babo. Nuko ambwira ko agiye kubiganiraho n'umugore we, ariko umugore we yarabyanze rwose. Icyo gitekerezo yacyamaganiye kure. N'ubu rero nibwo nari ndimo kumwinginga ngo agufate agenda akurerana n'abandi bana be kuko nta hantu mfite nagusiga. Rwose ndacyamwinginga ngo yumvishe umugore we ko nawe uri umwana we akwiye kugufatanya n'abandi bana babo. Nahise mbwira mama wanjye nti none se mama, kubera iki ukomeza kubimuhatira niba umugore we atanshaka? Ubu ngubu wabura ahandi hantu nsiga. Mama yahise ambwira ati none se Natasha mwana wanjye, urumva ari hehe handi nagusiga? Simfite mama ngo ndamugusigira. Yego umugore wa Michel ndabizi rwose ko atari umuntu mwiza, ariko wenda wabona yaranahindutse uko nari muzi kera atari ko akiri. Kandi rero uko azakwakira kose uzimenye, ntuzigere uhangana nawe ngo umwereke agasuzuguro. Uzihanganira uko uzamusanga ameze kose. Naguha imirimo uyikore wishimye n'umutima mwiza utinuba. Uzajya uharanira iteka kazajya agushakaho ikosa akakubura. Kandi uramenye ntihazagire undi muntu ubwira ko Michel ari papa wawe, kuko rwose umudamu uko muzi ndabizi neza impamvu aba yanga kujyayo. Ntago aba ashaka kugaragaza yuko umugabo we yabyaye hanze. Ndabizi neza ni wa mugore w'umukire wiyemera ushaka kugaragaza iteka ko mu rugo rwe nta kibazo, ko umugabo we atabyara hanze, ko rwose nta kibazo na kimwe yagirana n'umugabo we. Ndabizi nuko ameze, ashobora kuba nta n'urundi rwango rwose yakugirira. Gusa nawe uzabimufashemo uko nguko ashaka kugaragara muri rubanda. Uzamufashe rwose, nakwita umukozi uzabyihanganire, bajya bavuga ko bagutoraguye uzabyihanganire. Ntuzaburane, icyangombwa nuko uzaba uzi kuri mu rugo rwa so.
kandi uramenye nata uzitware neza, uzaba umukobwa w'intangarugero, ntuzigere rwose wigira umukobwa w'icyomanzi, umenye neza ko aho nzaba ndi hose nzaba nkureba. Rero rwose nata, imyitwarire yawe myiza niyo izatuma niruhukira mu mahoro. Mama agejeje aho yatangiye kunanirwa, nuko arambwira ati sinzi ikintu kimfashe, ndumva mfite n'umwuma, nzanira amazi nywe. Nahise mpaguruka aho ngaho nari nicaye, nuko njya kurebera mama amazi yo kunywa aho twayashyiraga, ariko ngarutse ndebye mama mwitegereje neza mbona ntarimo guhumeka. Nahise mubwira nti mama, ndamuhamagara cyane nanone nti mama. Ubwoba bwahise bunyica mbonye mama atari guhumeka, atarimo no kunsubiza, nuko ndirukanka njya kureba abaganga. Abaganga baje birukanka bakora ibishoboka byose, ariko n'ubundi byarangiye bambwira yuko mama rwose yitabye Imana, bambwiye ko yashizemo umwuka. Nanze kubyemera ndabahakanya, mbabwira ko ari wo munsi mama yiriwe ameze neza cyane mu minsi yose yamaze ku bitaro, ko yari yorohewe, ko ari wo munsi twaganiriye cyane kuva twagira aho ngaho, ko yageze no gutembera rwose. Nababwiye yuko nta kindi gihe nigeze nganira na mama ngo tumurane akanya mbona afite imbaraga nk'uko twiriwe uwo munsi. Barambwiye bati hangane, buriya disi yari arimo gusezera anakubwira amagambo ya nyuma, nuko utigeze ubimenya. Nararize cyane nti mama wanjye we, kuko aka kanya arigendeye. Sinatekerezaga ko rwose yahita yigendera byihuse gutyo. Nahise mpamagara inshuti za mama, nuko nazo zihagera bidatinze. Nuko ndeba no muri telefone ya mama, ndebamo nimero ya telefone ya Michel, nuko ndamuhamagara, nuko nawe ahita agaruka. Gusa yahageze mama twarangije kumujyana muri morgue, gusa yaradufashije mu bigendanye no kwishyura. Ubwo njyewe muri ako kanya nari ndimo nkirira cyane bikomeye. Michel papa wanjye yaraje amfata ukuboko anjyana ahiherereye, ati humura mwana wanjye wihogora, ndacyahari, njyewe uracyamfite nka papa wawe. Aho guceceka narushijeho kurira cyane, siniyumvishaga ukuntu mfite papa rwose. Naramuhobeye akomeza kumbwira ko ahari, kandi ngo mubabarire ko ntamubonye uko nabyifuzaga. Nageze aho ndaceceka, nuko arambwira ngo dusange abandi. Abo twari kumwe bakomezaga bambaza ngo uriya ninde. Nibutse ko mama yambujije kuvuga ko Michel ari papa wanjye, nuko mbabwira ko ari umukire twamenyaniye aho ngaho kwa muganga wiyemeje kudufasha. Papa wanjye yabanye natwe rwose mu bihe byo gushyingura ntako atagize. Nuko rero ikiriyo kirangiye nibwo yaje kumfata, arambwira ati rero utubabarire njyewe na mama wawe rwose uburyo twakubyayemo, kuko tutabashije kukurera nk'uko abandi bana barerwa, ngo utubonere ku gihe, ngo ukure ubona papa wawe iruhande rwawe na mama wawe bose icyarimwe. Ariko nizeye ko urukundo mama wawe yaguhaye ari rwinshi cyane, ruzaguherekeza ubuzima bwawe bwose, kandi humura nanjye ndahari. Mama wawe yari umuntu mwiza cyane, nizeye ko yaguhaye urukundo ruhagije. Papa wanjye ubwo ngubwo nyine yahise anshyira mu modoka, nuko aramfata arambwira ngo anjyanye iwe kundirana hamwe n'abandi bana be. Yarambwiye ati mfite umudamu aranabizi ko uri umwana wanjye, kandi mfite abandi bana mu rugo 3, abakobwa 2 rwose mwenda no kungana, n'umuhungu mutoya. Rero humura ntago uzigira wicwa n'irungu, muzaganira mukine, humura rwose uzisanga mu bandi bana. Yakomeje ambwira ati umukobwa mukuru wanjye we murangana rwose, mwavutse mu mwaka umwe, undi mukobwa nawe muramurusha nk'imyaka 2, hanyuma ko gahungu gatoya ko murakarusha nk'imyaka 4. Numvise binshimishije cyane, ndamubaza nti papa burya mfite abandi bavandimwe? Numvaga ntako bisa kugira abavandimwe, noneho 3. Numvise ari byiza cyane rwose, ntako bisa. Ndamubwira nti biranshimishije cyane, singira uburote mbabonye. Twaragiye tugezeyo njyewe na papa turinjira, nuko arambwira ati hano niho mu rugo. Baba we, naratangaye cyane mbonye ukuntu ari heza, inzu ya etage nziza cyane, hari amajaride meza, haparitse amamodoka. Nibwo navuze ko rwose papa wanjye ko ari umukire. Natangiye kuharangarira, papa wanjye nawe arabibona, nuko arambwira ati reka twinjire mu rugo, baradutegereje hano hose rwose, ejo bazahagutembereza humura.
twarinjiye mu nzu dusanga umudamu wa papa n'abana batatu bicaye muri salo badutegereje, nuko akana k'agahungu gatoya gahita kaza kirukanka kadusanganira gahobera papa wanjye, nuko nanjye karampobera. Bavandimwe be babiri bari bicaye muri salo bati no Crispin nabanze agiye gukaraba nuko abona aza dusuhuze. Byarantangaje cyane nubwo rwose nari muto ku myaka 12, nigaga mu mwaka wa 2 mu mashuri yisumbuye. Mama yari yarantangije ndi mutoya cyane. Urumva rero umwana wiga mu wa 2 mu mashuri yisumbuye aba ari mukuru, aba amaze kumenya icyiza n'ikibi. Kandi n'ubuzima nabanagamo na mama bwatumaga mera nkaho ndi umuntu mukuru cyane. Naratangaye rero kubona bavuze ngo nimbanze njye gukaraba mbone nze mbasuhuze. Nta vumbi twari dufite. Rwose nari mvuye mu rugo maze gukaraba, papa wanjye yari yanshyize mu modoka ye turazana. Nta hantu namwe nari nahuriye n'imyanda. Rero numvishe bintangaje cyane biranambabaza, ariko nibuka amagambo mama wanjye yambwiye, nuko ncisha make ndavuga nti ntacyo ngaho nimunyereke aho njya gukarabira, hanyuma nkarabe nze mbasuhuze. Papa wanjye yahise abwira ako kana gakuru kitwa Stella tungana, niko kari kamaze kubwira Crispin gutyo kati Stella nta soni, uko niko mwakira abashyitsi. Ubwo koko nta soni uba ufite, nimubanze mumusuhuze mumwakira ibyo afite, mumwereke icyumba cye, hanyuma ibyo bindi bikurikireho. Mama Stella nawe yari yicaye aho ngaho muri salo arimo nyitegereza andebana agasuzuguro kenshi rwose, nuko atangira kwisetsa munsi kuyujemo agasuzuguro ati ntacyo rwose, ibyo ngibyo n'ubundi nari mbyiteguye rwose kari kugiye kuza utubwira. Ndabizi ubwo uwo mwana agiye kuba igikangisho muri uru rugo. Ako kana k'agahungu gatoya gafite nk'imyaka 8, wabonaga gakubagana cyane, ariko nyine disi kanafite ubwuzu, ubona gafite urugwiro gakunze abantu cyane. Kahise kaza kamfasha igikapu, nuko karambwira ngo njyewe nitwa Crispin, ni njyewe mutoya hano, uriya yitwa Stella, niwe mukuru, uriya wundi yitwa Krista, ari hagati yanjye na Stella. Uriya ni mama, n'uyu nguyu ni papa. Numvishe disi ako kana kanshimishije cyane, nuko ndakabwira ngo nanjye nitwa Natasha. Nuko gahita kiyamira ngo uzi ko ku ishuri twigana n'umwana witwa Natasha. Njyewe papa na Crispin twahise dusekera icyarimwe, nuko mama Stella we rwose ubona afite umujinya mwinshi n'umushiha ati ariko Crispin wagiye ureka gushyanuka. Papa we yahise avuga ngo Crispin uzi ko burya umaze gukura, ubikoze neza cyane, urakoze kumubwira abantu bose baba muri uru rugo. Mama Stella yahise abwira Stella na Krista ati ngaho nimumufashe ibikapu mugende mumwereke icyumba cye. Twahise tugenda nuko ka Crispin nako gashaka kudukurikira, nuko mama Stella aramubwira ngo Crispin guma aho ngaho vuba. Naragiye njyewe na Stella na Krista twerekeza kuri chambre yanjye bagiye kuhanyereka, ngenda mbaganiriza ariko abana mbona ntibashaka kumvugisha. Nagerageje kubaganiriza ariko reka mbona ntibanyitayeho rwose, nta rukundo na ruke yabamfitiye. Batangiye kuganira ahubwo hagati yabo babwirana utuntu baraseka. Tugeze kuri chambre yanjye banyeretse icyumba cyanjye bati ngaho dore icyumba cyawe, nuko bahita bampereza ibikapu byanjye bisubirira inyuma. Naratunguye kubona abana bameze gutyo batamfitiye ubwuzu habe na gatoya. Naravuze nti se Mana yanjye, uru ni rwo rugo nje kubamo, ubu se aha hantu nzahashobora? Natangiye gutekereza nti se uwakisubirira mu nzu ya mama akaba ariho nibera, ko mbona iby'uru rugo bitoroshye. Wakoze kubana natwe ukurikirana iki gice cya mbere cy'inkuru y'urukundo rwa Natasha na Cyusa tutari twamenya uwo ari we, ariko nawe tuzagenda tubona mu bice bikurikiyeho. Ese Natasha koko iby'uru rugo wamuganiwe ko ubona abantu ba hano batamwishimiye azabishobora? Ntuzacikwe n'ibice bikurikiyeho, kora subscribe ukomeze ubone inkuru zacu uko zikurikirana. Ibihe byiza, Imana ikurinde naho ubutaha.